Shalom, shalom, haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe. Karibu kuri Mukalibiya TV. Ndongeye ndabasuhuje. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Narimba kumbuye. Haleluya. Nari mfite urukumbuzi rwinshi kandi ndabizi ineza y'Imana ni nziza kuri twe. Ni Mukalibiya Pasikazi. Uyu munsi ndi umubyeyi w'abana 6 n'abandi turera n'umutware. Turashima Yesu. Rero mbahaye intashyo z'umuryango wose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Karibu rero dukomezanye umurimo w'Imana, ukande subscribe, kore share, uduha ibitekerezo, unatwungura inama. Imana ishimwe kandi dufatanye gukora uyu murimo. Ntabari nge, ntabari wowe, ahubwo izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Reka rero nangire senga Imana ubundi tuganire mu ijambo ryayo. Imana ishimwe ko ibitekereje nanjye ikangabira aya masaha. Data wa twese mwiza, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibibe munsi nkuko biba mu ijuru, kandi binabe muri twe nkuko nawe uri muri twe. Twebwe ab'imibiri ipfa, wowe wambaye kudapfa iteka, twongeye kugirira ubuzima muri wowe, twongeye kugirira imbabazi muri wowe. Turagushimiye. Twebwe imibiri irapfa, we ntupfa. Niyo mpamvu bwira bukongera bugacya, n'ejo bugacya. Mana ishimwe udutekerejeho kongera gusangira n'abana bawe n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Nyemerera Mana, ijambo ryawe rikingura imitima yacu. Wakoze ibikomeye tutari gushobora, tutari no gukora. Wakoze iby'imbaraga wavuga kutakoze yababaye ingayi, wavuga kutari umunyembaraga yababaye ingayi. Ariko turagushimira ko waduhaye ubuzima buzima muri Kristo Yesu. Nyemerera cyane Mana, wivugire, wivugire, wivugire. Ndanguruye akanwa kanjye Mwami, wivugire. Kandi nanjye nteze amatwi ngo umbwire icyo ushaka n'icyo wifuriza umuntu wese. Imana ishimwe. Uyu mwanya sengeye umuntu wese uzakurikiranira ijambo ryawe, azahindurwe n'imiburo yawe. Mwami Yesu, haleluya. Ineza yawe niganze mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari agakorasi karimo kari kumfasha muri iyi minsi kavuga ngo twari bande, twari bande, twari bande, twari bande bo kugirirwa ubuntu. Twari bande yemwe, twari bande, twari bande bo kugirirwa ubuntu. Mu misozi tunyura ndetse no mu mataba, haba mu bibazo ndetse no mu bigeragezo, tubicamo twemye, tubicamo dushima Imana. Ni kubw'ubuntu, ni kubw'ubuntu. Twari bande, twari bande, twari bande bo kugirirwa ubuntu. Kuba tugisenga no ko tuba tukiririmba no kuba tuvuga, kuba duhumeka, twari bande yemwe bo kugirira ubuntu. Twari bande yemwe bo kugirirwa ubuntu. Umukuba warashize, ntabwo tuba tukigenda, ntabwo tuba tucyumva, ntabwo tuba tukivuga, ariko twebwe ubwacu kubera Imana, kubera Imana twagiriwe ubuntu. Reba ibuka ya misi ya kera, ngaho wibuke bya bihe bya kera. Ibuka n'uyu munsi
ibi bihe uhagazemo wari iki, wari uwande wo kugirirwa ubuntu. Twari bande, twari bande, twari bande wo kugirirwa ubuntu. Haleluya. Mbese mugenzi, warinde wo kugirirwa ubuntu, warinde wo kugirirwa imbabazi, warinde, warinde, warinde. Reba mu nzira zose wanyuzemo, wahuye n'imitego n'imishugujugu, baguciriye akoba ko gupfa, Imana igucira kanzu. Baravuga ngo ntacyo uzimarira, Imana irakikumarira. Baravuga ngo ntaho uzagera, Imana irahakugeza. Warinde, narinde wo kugirirwa ubuntu. Bagiye bakuroga, Imana ikakurogora. Bagutega, Imana ikagutegura. Batega iminsi, Imana ikavuga ngo baho. Baguha iminsi itanu, Imana igasinya ubuzima bw'ibihe byose. Ibuka, warinde, wari iki, wakugirirwa ubuntu. Imana ishimwe. Warinde, warinde. Oh, haleluya. Warinde kawe hataba hacibukwa. Warinde akagahe rero n'inyongeza Imana iduhaye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ikorasi iri kumfasha muri iyi minsi. Ibuka, ibuka, twari bande, twari bande, twari abanyembaraga ki, twari abanyabwenge ki, twari dufite bwihe bushobozi kugira ngo Imana ikurengere. N'iki ishingiraho? Twari bande bene data bo kugirirwa ubuntu. Imana itugirire neza. Ikorasi nawe igufashe, igira aho igukura. Lelo destayize nima, igira aho ikugeza. Wicara uvuga ngo warinde, wari iki, uburi hehe, uburi he mugenzi ugana mu ijuru. Mwene data, uburi hehe. Twari bande bo kugirirwa ubuntu. Imana ishimwe. Ubitekereze nawe, urasanga yarakoze ibikomeye. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ni igice cya 11. Turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Haleluya. Ngo ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Utubabarira ibyaha byacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu, kandi ntuduhane mu bitwoshya. Imana ishimwe. Twakire neza ijambo ry'Imana. Bana b'Imana, nshuti z'umusaraba, ndashima Imana. Imana ifite imbaraga nyinshi ku buzima bw'umuntu wese. Ndashima Imana igirinda ahisi n'iminsi bitarinda. Ndashimira Imana igibeshaho mu bihe bikomeye. Ndashimira Imana ishyira ikuzimu ikongera igakurayo. Ndashimira Imana imbaraga z'amasengesho. Ndashimira Imana, nawe ndagushimira kutekereza ukazirikana bene so, baba bari mu bibazo, baba bari mu kaga, baba bari mu makuba. Ndagushimirira Imana ko iyo ukoze uwo murimo, Imana irandika. Mwene data, iyo wibutse uwuzi n'uwutazi, Imana irandika, Imana irandika. Ariko uyu munsi nazanye intego y'ijambo rivuga ngo ibuka umuhamagaro. Haleluya. Ibuka umuhamagaro. Wahamagawe ute? Wahamagaye ryari? Wari urihe? Imana yagusanzeho iguhamagara. Wumvishe ijwi, warose inzozi, wahuye n'ikigeragezo. Ni iki cyagukuye ku rwego rwa mbere
kikugeza ku rundi. Imana ishimwe. Ibuka umuhamagaro uko watangiranye n'umwami. Umuhamagaro wawe yari iki? Hafi ya twese twahamagawe n'isengesho ry'abo tutazi. Isengesho ry'umuntu utazi nubwo waba uri mu byaha riraguhamagara. Isengesho ry'umuntu uzi riraguhamagara. Amasengesho y'abera arahamagara. Imana nayo igashyira mu bikorwa. Imana yacu ishimwe. Wibuka umuhamagaro, nanjye nibuka umuhamagaro. Tumenye uko dusenga. Uraza gusanga niba nawe warigeze wicarana na Yesu ukamubwira ngo nyigisha. Imana idutabare cyane. Ngo nuko ari ahantu hamwe asenga. Uyu ni Yesu. Twigire ku birenge bye bene data. Twigire ku birenge bye. Twongere twibuke umuhamagaro. Twongere dukunde gusenga. Yemwe Imana idugirire neza. Kunda gusenga, ibindi ni ukubeshya. Maze wirebera ibyiza byo gusenga. Iyo Uwiteka yahinduye amateka. Haleluya! Abantu nabo bahindura amagambo. Kunda gusenga, ibindi ni ukubeshya. Maze wirebera ibyiza byo gusenga. Iyo Uwiteka yahinduye amateka. Abantu nabo bahindura amagambo. Haleluya! Mu gusenga Imana ihindura amateka. Mu gusenga Imana ihindura amateka. Abantu bagahindura amagambo. Nta bundi butabazi. Inzira niyo gusenga. Niba utanabizi ubwira umwami Yesu batinyigisha. Ngari ahantu hamwe asenga. Ngo umwe mu bigishwa be ngo aramubwira ati databuja twigishe gusenga ngo nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Imana itugirire neza. Hari uburyo ki Yohana yigishije abigishwa be. Aravuga ati mureke tujye dusenga. Imana ishimwe. Mureke tujye dusenga. Gusenga ni iby'imbaraga. Gusenga bikingura. Gusenga birarinda. Ndetse n'urufunguzo ni imibereho n'ubuzima. Imana ishimwe ni n'inzira iganisha umuntu ku gisubizo. Iyo umuntu yasenze hari ibyemera, hari ibisobanuka, hari ibikinguka. Haleluya! Imana ishimwe. Reka dukunde gusenga. Reka dukunde gusenga. Hari icyatumye umwe mu bigishwa avuga ngo databuja twigishe gusenga. Ese mu bisanzwe ubona uzi gusenga? Ese njyewe, ese wowe ubona tuzi gusenga? Dusenga dute? Tubwira Imana dute? Ese dusengera mu muhamagaro? Dusengera mu muhamagaro? Ngo arababwira ati, yarababwiye. Ese ujya ukumbura ko Imana ikubwira? Cyangwa nawe wumva ari ibintu byagukamutsemo? Ese ujya ukumbura kumva amakuru? Ujya ukumbura kumva ko Yesu yavugira muri wowe, yakorera muri wowe, yagukoresha se basi? Ngo arababwira ati nimusenga mujye muvuga muti Haleluya, data wa twese. Imana ishimwe. Mujye muvuga muti data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Mbere y'ibyo wabanza gukora byose, banza uha Imana icyubahiro. Uyibwira ngo ni wubahwe, kuko muri twe harimo imbaraga. Ubwira Kristo ati ni wubahwe, amanywa na nijoro wubahwe, igitondo na nimugoroba wubahwe. Wibutse Imana iminsi ya kera, uyibwira ngo izina ryawe niryubahwe. Uyibwira ngo cyagiye kera
nari imbata y'umunyabyaha, niwubahwe ko wanyimenyekanishije. Uyibwira ngo cyagiye kera nari umusinzi, nari umubeshi, nari iki n'iki, niwubahwe kuko wambabariye ibyaha ugatanga Yesu ku musaraba kugira ngo ubugingo bwanyu. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwira ngo nta yindi nzira n'imwe nshyashya, niyo nzira y'amaraso. Niyo mpamvu twubaha Imana muri ayo maraso, niyo mpamvu twubaha Kristo ku bw'ayo maraso, niyo mpamvu tuvuga Imana ku bw'amaraso. Ntabwo ari ay'umwana w'umuntu, nta nubwo ari ay'ibimasa, hoya hoya hoya, n'ay'umwana w'Imana, n'ay'umwana w'Imana Yesu Kristo yamenye ku musaraba kugira ngo njyewe nawe dukizwe. Icya mbere ni uguha Imana icyubahiro. Icya kabiri aravuga ngo uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Umuhamagaro wo gusengera mu bushake bw'Imana, umuhamagaro wo gusengera mu mugambi w'Imana. Mana ngenera icya none, icy'ejo ntago nkizi, ikizaba ejo sinakimenya. Yesu we, ngirira neza uyu munsi. Ese nawe ujya ubivuga? Iyo umaze gushima Imana urayibwira ngo ibyo ushaka aba ari byo bimbaho. Imana ishimwe. Ngo tubabarire ibyaha byacu. Ego imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana. Utubabarire ibyaha byacu ngo nkuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose. Imana irashaka ko tubabarira abantu atari uko babidusabye, tubabarira atari uko babitwingingiye. Si ngombwa ngo bakubwire mbabarira. Horana imbabazi zihoraho, horana imbabazi z'ibihe byose. Uyu ni umuhamagaro wa Kristo ari kutwigisha uko tugomba gusenga, kandi ndazi ko ariko nawe wahamagawe usenga. Ese uko wahamagawe ubwirwa gusenga, waba warigeze wumva ijwi unejejwe naryo ryo kukubwira ngo ujye usenga nk'uko ndimo kubisoma kandi twabyigishijwe? Ngo kandi ngo ntuduhane mu bitwoshye. Imana idutabare cyane. Mugenzi uragana mu ijuru, cyangwa mugenzi ushaka kujya mu ijuru, yewe wowe ushaka gukurikira Yesu, aho waguye, aho watakarije Imana icyizere, ni ukuri reka nkubwire, uramutse wicaye ukitekerezaho, ushobora gusanga mu bintu 200 Imana yakoze mu mwaka ushize cyangwa se mu myaka umaze hano ku isi, ikintu kimwe cyonyine urimo usaba Imana aka kanya ntabwo cyayinanira. Ahubwo umuhamagaro umeze ute? Umuhamagaro umeze ute? Bene data, turi gusaba dute mu buryo bwo gusenga? Imana itwigishe gusenga, Imana itugirire neza, Imana itureba n'amaso y'imbabazi. Umuhamagaro wawe umeze ute? Umuhamagaro wawe uhagaze ute? Ese reka nkubaze nanjye nibaza, umuhamagaro wanjye watuma Imana irengera korari ndimo? Umuhamagaro wanjye watuma Imana irengera karitsiye ntuyemo? Umuhamagaro wanjye watuma Imana iburanira umuntu? Umuhamagaro wanjye watuma Imana inyiriza igihugu? Umuhamagaro wanjye watuma Imana irengera umuryango? Watuma Imana irengera inshuti? Watuma Imana irengera abasengera? Ernestiwe distance ni my stofa elele talansidero before we biniwa. Umuhamagaro wanjye watuma Imana irengera umudugudu ntuyemo? Umuhamagaro wanjye watuma Imana ibasha gukiza umurenge mpagazemo, umurenge mpagarariye, umurenge nkoreramo, umurenge nyoboramo? Mbese ni wowe ubwirwa. Umuhamagaro wawe umeze ute? Uracyasenga ute? Imana idutabare cyane. Abantu benshi twagiye tujya imbere y'Imana tugasenga amasengesho menshi,
atagize icyo atanze, atagize icyo avuze, biteye agahinda nko gufata amasengesho ukajya imbere y'Imana ufite ibindi bintu uhagatiye, Imana itugirire neza cyane. Ushobora kujya imbere y'Imana, reba itegereze hano, reba ibingibi nkikiye, ukajya imbere y'Imana ugasenga, reba uyu muntu umeze uku, reba ibyo mfite, ukajya imbere y'Imana ugahamagara Imana wuzura umwuka wera, ucikiye ibintu nk'ibi, ugahamagara Imana urubwiriza, uhanura, uhagarara ku ruhimbi rw'Imana, ucikiye ibintu nk'ibi kandi wabicikiye imyaka myinshi, Imana ikureba ikakwihorera kandi ukavuga ngo uri umunyamasezerano. Reba ibyo nkikiye, ariko warangiza ukabwira Imana nti Imana wampaye. Ariko bene data, nshuti z'umusaraba, uyu muntu ufite ibintu bimeze gutya akikiye, Imana data wa twese imubwire ngo rambura ibiganza ngo uhereze, byagenda bite? Ese uyu muntu agasenga iyitatu ameze gutya, akikiye ubwibone, ubujura, ubusambanyi, akikiye amoko, akikiye inzigo, akikiye kubeshya, akikiye gusebanya, akikiye gukura mwinda, akikiye ubusambanyi bw'ubwoko bwose, akikiye imijinya, agahagarara ku ruhimbi ari uko ameze akabwiriza, agahanura ari uko ameze akabwiriza, agacikira ibigirwamana, izindi mana zindi, ameze gutya, agahanura, agasenga, akabwiriza, akarondora, agakoreshwa ibintu byinshi, ameze gutya. Ariko washaka ko we wagira ngo urebe kaza azigiraho yikura, hakabura. Yabona imyaka myinshi ishize ahanura abandi byemera, we bitemera, akiga indi nzira, akiga indi mitwe, akaba umwesikoro, akabeshera Imana. Kubera iki? Bya byaha akikiye nibyo yanze kurekura kugira ngo nawe Imana imugirire neza. Amina. Imana idutabare bene data. Akagenda guca, aca umugore inyuma, agahanura, akagenda guca, atesi wiri distance, ari umurozi, ajya mu bapfumu, agahanura, akabigenza guca, akavuga ngo nubwo mpanura ariko ndi n'umuvuzi, akavuga ko yeretswe. Myuka ni myinshi, ariko bene data imbuto zikabura zo kugira ngo atabarwe. Ariko Uwiteka ari kukubwira ngo ibyo byaha byawe nibyo byugariye amarembo. Haleluya. Ihane mugenzi uvuga ku rusenga, amarembo yugurugwe. Rekura ibyo ufite, rekura bitakare kugira ngo Imana iguhe icyo ifite, nuko nawe urekura ibyo ufite. Niba ukiziritseho ibi nk'ibi ngibi, ntabwo uzagira gutya wuzura umwuka we. Ariko nutega ibiganza Imana ikubwira ngo wakire, izakubwira ati mwana wanjye tega ibiganza kugira ngo wakire. Hari ibizatakara, haleluya, bitakare hasi kugira ngo ukunde usingire ibyo Umwami Imana gutegurira mu bihe by'amasengesho wasenze. Rekura ibyo ngibyo uryamyeho imyaka myinshi. Imana itugirire neza. Ukunde usubizwe, ukunde wumvirwe, ukunde ubone ukuboko kw'Imana. Abantu turiyorohereza. Imana idutabare cyane. Ye data wa twese uri mu ijuru, ugasanga abantu benshi baracyacikiye, bacikiye amaprimus, baracikiye abagore babandi kandi baba babasize mu rugo. Imana idutabare cyane. Kandi bakajya muri korari, bakadirija amakorari, bakabwiriza mu makorari, bakajya mu butayu. Ubu noneho basigaye bajya mu butayu, akaba ariyo bajya kubeshera abantu batabazi. Ariko Imana iravuze ngo amahirwe aracyahari. Rekura ibyo ucikiye, wakira ibindi bishya. Ubwibone bwawe nibwo bwugariye amarembo y'amasengesho. Restita la
mazo de fosta ndosita lekura marembo yuguruke. Abantu basigaye biyorohereza badistiwe de foyasire ene kotayasirima bakajya mu kabare ari abarokori. Buriya rero ngiyo unyweye ngo sinzi uko bazita ngo zazindi ngo za 0.5 buriya iyo unyweye dutanu buriya muroko ntago ubunyweye mitsingi. Iyo unyweye dutanu 0.5 ugakuba gatanu ni kangahe mwamaze kunywa? Kandi benere kabubo banze kunywa baguma mu mugambi w'Imana kugeza igihe Imana isohoresha isezerano. Imana irashaka ko urekura ibyo ufite ikaguhereza. Bimwe yakubwiye uri mu butayu, bimwe bakubwiye usenga, bimwe yakubwiye uririmba, bimwe yakubwiye uhanura. Hari ibintu byari bibifunze. Urabona kuriya muntu kugira ngo abe yarambura amaboko ngo yakire, haleluya, abe yarambura amaboko abwira Imana ngo ndateze ibiganza mananje. Urabona ko abohotse, arabohotse. Irekura. Iki ni igihe cyo kugira ngo wisubiremo umuhamagaro wawe uburebe. Mwene data nawe utarakizwa, haguruka ubwire Yesu ati nasanze inzira ari imwe nshya ni y'amaraso. Iyo nzira y'amaraso ni izakugeza mu ijuru. Icyakora niba wumva ko ibyo ugundiriye uzabihamanana hano mu isi. Hano mu isi habaho ibintu bibabaza, ariko iyo uri muri Kristo, iyo uri muri Kristo umubiri urakubitwa ariko umutima ugakomeza guhamya. Ese usenga ute? Ese usenga nawe hari ibyo ubumbatiye? Usenga nawe hari ibyo ucikiye? Rekura. Wowe uhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Rekura, rekura, rekura. Ibyo byaha byawe nibyo byugariye amarembo. Ihane, ihane, ihane. Nukizwa, ukizwe ku gato no ku kanini. Ukizwe ku cyaha gito ni kinini. Ukizwe ku kuba ishyari ryawe ritumye nubwo usengera abantu kaburi umuhanuzi, ariko ishyari ryawe ritumye udatirimuka. Imana idutabare cyane. Imana irashaka ko wongera usubire ku muhamagaro, wige gusenga. Umuntu asenga ameze ute? Bene data, abantu bashigaye babyorohereza tugahagarara ku ruhimbi. Umuntu yahamagara, telefone yahamagara, yarari kubwira abantu ijambo ry'Imana, agahita avuga ati alo, ati alo, ati ndakumva, ati narindi ku ruhimbi tariko ndaje mu kanya gato. Ese uyu muntu ahagaze mu mwanya w'Imana? Buriya ku ruhimbi nzi neza ndashidikanya ko ubuhagarariye Imana mu mwanya. Ese Imana ifata telefone ikabanza ikavugana na zindi misiyo ikagaruka ati naringiye kwitaba umuntu. Mwene data, niba connection y'Imana ariyo kubwira abantu ubutumwa bwiza, wizanamo na connection y'umubiri, nuko abantu twataye umuhamagaro. Iyo uri ku ruhimbi uvuga Yesu ukamuvuga neza, kandi ukavuga ngo icyo ndi buvuge nange kirangirira iki umumaro. Ariko niba uhagaze uri kwitaba ibindi, niba uri mu bihe byo gusenga, Yesu yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu. Nukazi ahantu hari urusaku, ahantu hari abantu, hari ibyagukurura bindi. Imana idutabare cyane. Nujya gusenga tunganya ibyangombwa byawe, telefone yawe uyishyire hariya, uyishyira muri silence, ubanze uhereza Imana umwanya wayiteguri. Ariko tujya mu masengesho, turi no ku machat, turi mu masengesho, twajyanye ibyifuzo, turi gutacinga. Imana idutabare cyane. Ese Imana niyitegereza ikabona umuntu uri gucatinga iri bumusubize akabazo? Hari uyitumbiriye jya ahantu usenga, kuko mu buryo bwo gusenga hari igitangaza Imana igikora. Buri iyo uhagurutse usenga, banza usenge wibohora. Bwira Imana ati mbohora, iyo umugozi, buri mugozi wose uwukoreho, numara kuwukoraho, umaze gusenga wibohora. Senga ubohora ikirere. Mbohoye ikirere ngiye kuvugira mu Imana, mbohoye ikirere kino gisiyo y'ijuru. Urumva iyo senze ubohora ikirere nawe wabohotse. Ayo masengesho niyo masengesho twita aba connected.
n'ijuru, kuko wabohotse n'ikirere cyabohotse, isengesho nibwo ritambuka n'inyenyeri. Ariko niba uzaba uri gusenga wamaze kwibohora nawe ubwawe n'ikirere cyabohotse, ugasenga ugatusha gato, mu yandi magambo igikuta kiba cyavuyeho. Mu isi y'umwuka haba havuyeho urusika. Rero iyo urimo gusenga wibohoye n'urusika rwavuyeho, uba wumva amasengesho agenda, nawe ugasenga wumva ikirere kirakingutse, ukumva inzira zose zirakingutse. Imana idutabare cyane. Noneho iyo uri gusenga muri ubwo buryo, mu yandi magambo wamaze kwatsa umuriro, hatangiye kuba iki? Umuriro. Wa muriro iyo uzamutse kuri rwa rusika, kubera ko uzamuwe n'umuntu wabohotse, nibwo habaho icyo bita liquefaction. Ibintu byari biri solide, kubera umuriro byashonje, byabaye liquide, habaye amazi, byakingutse. Ni nko gufata urubura rugahita ko ruhura n'izuba ryinshi n'ubushyuhe bwinshi, rugahita ruba liquide. Mu bandi magambo, ikirere cyakingutse, ibyari bikomeye nk'ibuye byashonze, ntago bikiriho. Rero ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka, iyo abadayimoni batangiye kubona ko isengesho rifite imbaraga, ryazamukanye n'umuriro, rikazamurwa n'umuntu wabohotse, icyaha cyose n'igisa nacyo, ndagira ngo nkubwire ngo iyo urangaye gato telefoni ikaguhamagara ukayitaba, abadayimoni baba bagusubije muri zeru, hahandi wari wafatishirije kugira ngo urusika rukurweho. Abadayimoni babimenye kuri urwo rusika, niho abadayimoni baba bapakinze, bagakonegita n'abadayimoni ba hano mu isi, hano ku butaka, ati nimubwire kanaka badaherukanye amuhamagare, maze uriya muriro tuwuzimye. Nitumara kuwuzimya turakomeza twiturire hano. Niko amasengesho y'abera bose bavuga ngo barasenze, bakagira ibindi bintu bibakurura bari mu nzira yo gusenga, nukacika bakagira ngo bagiranye ibihe byiza n'Imana, kandi wapi ntabihari. Imana idutabare cyane. Niba ushaka gusenga, shyira ibintu kure byatuma ucika imbaraga, kuko kugira ngo wongere ugere kuri rwa rugero wari ugezeho. Kandi abadayimoni bamaze kubwira wenda umuntu ntazi ngo hamagara Mukalibiya, twamaze kumenya ko hari umuriro amaze kwatsa hariya, none ari gusenga ngo ikirere kibohoke. Kandi twamaze kumenya ko tumucogoze, dukoreshe Uwingabire Jeanne d'Arc, umwana we uri ku ishuri, amuhamagare, bamutungure ko umwana arembye, bamutungure ko umugabo bigenze gutya, bamutungure ko umukozi amwibye. Narangiza uyu muriro tuwuzimye, uru rusika n'iri sengesho nirigira aho rigere. Bene data, ngukumbuje kongera gukomezanya nanjye muri iyi minsi, kuko ndimo kuvuga ku kintu bita umuhamagaro w'amasengesho, umuhamagaro wo gusenga. Kurikirana Mukalibiya TV, wumve nanjye numve, duhane ubuhamya, tubwizanye ukuri. Uyu muntu wasenze gutya, amasengesho ye acikira aho ngaho. Kandi abenshi niko tumeze, tugasohoka twayiriwemo ngo twafatishije, ngo twasenze, ngo twagizene. Kandi abadayimoni bagutumyeho umuntu mudaherukanye, baramukoresha, konegisi iracika, urusika ntigwigeze rushonga kugira ngo amasengesho atambuke. Mwene data, usengute. Umuhamagaro wo gusenga umeze ute? Umuhamagaro wo kuvugana n'Imana umeze ute? Ese ukurikiye nde mu bihe by'amasengesho? Ese uri gusengana nande? Ese umuhamagaro wo muri gusengana urawuzi umeze ute? Reka duce bugufi tubwire Imana ngo Mana twigishe gusenga. Tugiye gusenga Imana muri iyi minsi. Ukurikirane Mukalibiya TV, kandi subscribe, tanga ibitekerezo, ntugendere kwindangurura amajwi. Umunwa Imana yaduhaye, twavuga bose bakumva, mikoro nazo zirafasha, ariko mu gihe zidahari, reka dukorere Imana muri ubu buryo, kuko nabwo buyihesha icyubahiro. Reka dusenga Imana. Aho uri hose
upfukame ubwira Imana ngo Mana nange nyigisha gusenga. Hari amasengesho menshi atageze imbere y'Imana kubera yuko nabaga ndi mu bihe byiza telefone zikampamagara nkaba ncitse intege, nabaga ndi mu bihe byiza nkumva teremusi barayimenye nkahita nirukanka, nabaga ndi mu bihe byiza nkumva hari ibibaye mu rugo. Ariko jya ahantu hatari abantu, telefone yawe uyishyire mu masaha wayiteguriye kuba itariho, ubanza uhamagara Imana, ubanza uvugane n'Imana. Ni ukuri Imana izakumva, Imana izakugirira neza, Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, urera kandi urakiranuka, ndagusabye ngo utwigishe gusenga, ndagusabye ngo utwigishe, natwe utwigishe tumenye uko dusenga kandi dutekereze ku muhamagaro wacu w'amasengesho. Twongere twibuke niba tugisenga nk'uko twahamagawe, niba twarataye turacyafitiye amahirwe umwuka wera ubana natwe akaduhugura akatwereka inzira. Turagusabye kugira ngo umuntu wese nanjye ndimo ijambo ryawe ridukuze, rinatwomore, rinadukize, rinaturokora urupfu. Kandi Mwami ijambo ryawe turyumvire, turyubahe, kuko ni Yesu Kristo umwana wawe wabyivugiye. Urakoze urakarama kuko ukomeze kubana natwe muri byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.